ni irihe banga ry'ubuzima ku muntu wese ushaka kumererwa neza mu buzima bwe? ni ugukunda icyo akora. Inshuti bakunzi bamfata ikiganza TV, nongeye kubasuhuza nanone. Muri kumwe n'Uwamahoro Donati, umuvandimwe wanyu ukunda n'ubundi kubataramira mu biganiro bitandukanye dukora kuri Mfata Ikiganza TV, La Voix des Sans Voix, Voice of the Voiceless, ijwi rivuganira urubyiruko rikafasha n'urubyiruko kuzamura impano zabo. Uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe, turi kumwe n'umushyitsi ukomeye. Uyu musaserodoti mureba imbere yanyu yizihije imyaka 28 yose amaze abaye umusaserodoti, araza kubitubwira. Ariko mbere yuko nanzika nagira ngo tubanze twibaze, ese umusaserodoti ni muntu ki, akora iki? Hari uwagize ati umusaserodoti ni umuntu gutorwa mu bantu, agashyirirwaho abantu, akagorwa n'abantu, agakorera mu bantu. Umusaserodoti yigisha abantu, atagatifuza abantu, akaba n'abayobora. Nagira ngo rero ntizimbye mu magambo, nyakubahwa Padiri, mbasabe mutangire mwibwira abakurikiye Mfata Ikiganza TV. Murakoze kumpa ijambo, mukaba mumpaye n'umwanya kugira ngo ushobore kuvugana no kugira icyo mvuga mbwira urubyiruko cyangwa se abakurikirana Mfata Ikiganza Yego. TV. Nitwa Padiri Munyankindi Anakereti, abavuka muri paruwasi ya Kicukiro muri santarari ya Gahanga, nkaba ndi umusaleziyani. Maze imyaka 36 mvuze amasezerano yanjye ya mbere, nkaba maze imyaka 28 ndi umusaserodoti. Uyu munsi nibwo nayujuje. Padiri rero muri umuyobozi mushya wa Scholastica Don Bosco Kabgayi. Abajene benshi ntabwo bari bamenyereye kubabona, n'ababyeyi nabo ntabwo babazi, ariko ubu ni umwanya mwiza wo kubabona kuko muje kubagezaho ubutumwa bw'umwihariko bujyanye n'umunsi mukuru wanyu w'isabukuru y'imyaka 28 mumaze mubaye umusaserodoti. Twagira ngo rero tubasabe muri make mutubwire ku rugendo rwanyu mu nzira igana ubusaserodoti mu myaka 28 mumaze mubaye umupadiri. Nk'uko nabivuze mu gitambo cya misa, nahawe ubusaserodoti muri 1993 ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 8. Nyuma yaho mpabwa ubusaserodoti nakoze muri centre de jeunes ya Gatenga, aho nakoze kuva mu kwezi kwa 10 nyobora centre de jeunes kugeza igihe jenoside yatangiraga mu kwezi kwa 4. Twahise duhunga hamwe n'abandi bapadiri twari kumwe. Icyo gihe uwo wari padiri mukuru wari diregiteri wa communauté, muramuzi, ni Padiri Camille, niwe wari diregiteri wanjye muri communauté. Twahise duhunga turagenda, noneho njya gukomeza amashuri i Roma, aho nize imyaka 3 ibyerekeranye n'uburezi. Iyo myaka 3 irangiye, abakuru banyohereje nk'umuvugabutumwa missionnaire, ndumva ariko babivuga. Nagiye gukorera muri Congo Brazzaville muri paruwasi ya Mutagatifu Yohane Bosco, iri mu mujyi wa Pointe Noire, ni ku cyambo, ni hafi y'inyanja. Aho namaze umwaka umwe ndi umwungirizi wa padiri mukuru, vicaire wa padiri mukuru. Noneho umwaka ukurikiyeho bahita bangira padiri mukuru w'iyo paruwasi. Nabimazemo imyaka 6 ndi padiri mukuru. Umwaka wa nyuma bampaye kuyobora communauté nka directeur wa communauté, umuyobozi wa communauté umwaka umwe. Noneho muri uwo mwaka umwe bahita banshinga kuba uwungirije provincial, vicaire provincial, ishinzwe n'ibya formation by'uburezi muri province bita Afrique tropicale équatoriale, yari igizwe n'ibihugu icyo gihe: Congo Brazzaville, Gabon,
Guinée Equatoriale, Cameroon, Chad na Centrafrique. Maze kugerayo namaze umwaka umwe, bahita bampa kuyobora Scholastica ya Theologie y'i Yaoundé, nakozemo imyaka 3. Hanyuma njya kuba muri paruwase aho nabaye padiri mukuru na diregiteri wa kominote imyaka 4. Inyuma iyo myaka 4 irangiye muri teologa, muri Scholastica ya Theologa nahamaze imyaka 3 nyiyobora. Noneho iyo myaka 4 irangiye muri paruwasi narimo mu majyepfo ya Cameroon, banyohereje Injamena muri Chad, aho nagiye gutangira ishuri ryisumbuye no kuba umuyobozi wa kominote. Naho nahamaze imyaka 3. Ndangije iyo myaka 3 ishuri ryari ryaratangiye, noneho banyohereza mu majyepfo ya Chad, mu mujyi muri diocese ya Doba. Niho namaze naho imyaka 6. Ariko umwaka umwe wa mbere nahageze bari baranshinze ishuri ry'amashuri abanza nayoboraga ndi na vikeri wa paruwase. Noneho umwaka wakurikiyeho banshinga paruwase yitwa Bikira Mariya utabara Kristo, yari maze imyaka 3 nta mupadiri ifite. Noneho musenyeri asaba abasariza niba twashoboraga kuba twamufasha muri iyo paruwasi. Nari mazemo imyaka 5. Noneho nari maze imyaka 24 mu butumwa hanze y'igihugu na hanze ya province yanjye, nsaba guhindukira. Ubu ngubu rero nibwo abanje gukora muri province yanjye AGR. Padiri, rero birumvikana ko mu gihe cy'imyaka 28 mwazengurutse ibihugu byinshi bya Afurika, mwakoze ubutumwa butandukanye. Ahantu mwatubwiye muri iki gihe cy'imyaka 28, ni iki mwishimira cyabafashije mu butumwa bwanyu? Ibintu byashimishije ni byinshi. Icya mbere ni ukuba ndi umusaserodoti, nabyo bintera ibyishimo byinshi. Ibindi byashimishije ni ukuba uri umusalesiani ugahura n'urubyiruko rwinshi hirya no hino, aho nubwo tuvuga ko tubigisha byinshi ariko nabo batwigisha byinshi biza byiyongera ku byo tuzi, noneho bigatuma turushaho no kumenya uko dushobora kuba twakorana n'urubyiruko ku buryo bwisanzuye. Hanyuma rero nyakubahwa padiri, buriya inzira burya ntabwo igenda irambaye gusa, habaho hazamuka, hakaba hamanuka, hakaba imisozi, hakaba n'ibibaya. Byumvikane ko mu nzira umuntu anyuramo ntabwo ahura n'ibyiza gusa, hari n'igihe ahura n'imbogamizi. Ese muri iki gihe cy'imyaka 28 mumaze mubaye umusaseridoti, haba hari imbogamizi mwahuye nazo? Niba mwarahuye nazo, mwabashije kuzisohokamo mute? Imbogamizi ni nyinshi, ariko izo nagira ngo mvuge ni zerekeranye n'ubutumwa umuntu aba afite nka misiyoneri umwogezabutumwa mu mahanga. Imbogamizi ya mbere uhura nayo ni uko ugera ahantu ugasanga utazi ururimi. Twebwe abasalesiani bo muri icyo gihugu ntabwo twari dufite akamenyero nk'uko abapadiri bera mu Rwanda babigenzaga, bakohereza umuntu akagenda akiga, akabanza akiga ururimi rw'ahantu agiye gukora. Twebwe ahantu nagiye ngera hose bahitaga bambwira bati genda ni paruwasi, genda ujye gukora. Ugahura n'ururimi utazi. Abantu muhura bose ntabwo ariko bavuga igifaransa. Hari abatavuga igifaransa, hari abavuga urwo rurimi nawe nturwumva. Kugira ngo noneho uzashobore kwakira abantu, mugira inama, aje gushaka penitensiya, aje kugisha inama se, noneho ushobore kuba mwavugana, ushobore kuba warangiza ubutumwa bwawe nk'umusaseridoti, bikakunanira. Muri Congo narahageze mbanza kwiga, nakoze ibyo bita mu gifaransa autodidacte. Kubera ko ururimi rwo muri Congo rwo rufite
ibyo bita structure grammaticale nk'ikinyarwanda byaranyoroheye mu mezi make nashoboraga kuba nakumva nkanavuga nubwo nta n'ijambo na rimwe wasanga rihuye n'iry'ikinyarwanda mu rurimi bita Kikongo. Mpavuye njya muri Kameruni ubwo nari muri communauté muri scolastique ya théologie hobo, ntabwo nakunze kujya muri paruwasi. Mu myaka ine nari muri paruwasi, nagiye muri paruwasi y'ahantu bavuga ururimi bita Bulu. Ni urundi rurimi nta nubwo rufite structure comme les langues bantu, biranyuranye. Ntangiye kumva buhoro akantu ibintu bavuga kubera ko kwigisha bya homélie nabivugaga mu gifaransa, mu catéchisme akabe traduction nabaga ngiye mu giturage muri za santarari. Ntangiye kubyumva gahoro bahita bankura banjyana muri Chad. Muri Chad aho nari muri paruwasi Njame naho twakoreshaga igifaransa no muri college twatangiye n'igifaransa. Noneho ngeze mu mujyi wa Doba imyaka 5 maze muri paruwasi, ururimi bavugaga bavuga narwize kugira ngo ujye nshobora gusoma misa. Ibyerekeye imihango ya misa yose nayikoraga muri urwo rurimi, ariko kuganira n'abantu ntabwo nakabigeraho kubera ko navuye nti abakuru banjye barahanzanye n'ahantu nanyuze, wenda n'ahangaha sinzahamara igihe kirekire, bagomba kuzahankura kurwiga. N'ururimi rukomeye, n'ururimi rukomeye nta structure grammaticale ifite nk'ikinyarwanda. Nicyo kintu nabonye cyambogamiye. Ujya gusoma isa ukayisoma mu gifaransa ukavuga le Seigneur soit avec vous, ni umukatéchiste ugusubiza gusa, abandi bose bakakureba bakavuga buri muntu avuye hehe araza kuvuga ibifaransa kubera iki. Byatumye mu byumweru 2 niga gusoma urwo rurimi bita Ngambai, niga kurusoma. Noneho nyuma y'ibyumweru 2 nashoboye kujya mvuga misa kugeza ubu ngubu, uretse ko ubu ngubu ntangiye kurwumva y'abantu y'umukatéchiste yabaga ahinduye ibyo navuze mu gifaransa akagira icyo yibagirwa, namubwiraga nti ibintu wabivuze. Hanyuma rero ngenekereje muri makeya mwahuye n'imbogamizi zishingiye ku rurimi no kwinjira mu muco, no mu muco kubera ko bitoroshye, umuco mushya aho ushobora kwenda kuba urembuza umuntu akagira ngo uramusuhuje bitewe n'uko imico itandukanye. Ese ibyo byose mwabashije kubyitwaramo umuti kugira ngo mukomeze mushikame mu butumwa bwanyu bwa gisaserdoti? Ikintu cya mbere ikintu mfite navuga ko ari principe yanjye iyo mu buzima ni ugukunda icyo nkora. Iyo mvuze ko nshaka gukunda icyo nkora bituma nshobora kwitanga nkurikije ubushobozi bwanjye. Noneho bigatuma n'inzitizi mpura nazo zitanca intege ngo zimbuze gukora akazi kanjye. Nko muri Chad hari ubwo washoboraga ko ushaka kuvuga ikintu, ushaka gusobanura ivanjiri, ushaka kubwira abantu ukurikije imico yabo, bakakubwira ati uri umunyamahanga ntabwo ufite uburenganzira bwo kuza kutubwira ibyo dukora iwacu. Nkubwira nti no, ibyo mbabwira ni ivanjiri uko nayibwira abanyarwanda tuva indimwe, uko nayibwira abazungu aho nabangiye niyo mbabwira. Ibyo niba mudashatse kubyemera nuko muranga kwakira Kristo mu buzima bwanyu. Padiri rero hari urubyiruko hirya no hino barimo bakura babareba ingiro n'ingendo. Niki mwabwira urubyiruko rwifuza gutera ikirenge mu cyanyu, no kuvuga urubyiruko rwifuza kwiyegurira Imana mu muryango murimo w'Abasalesiani? Icyo nababwira cya mbere ni ugusenga, kubera ko niba udasenga ngo usome ngo utege amatwi ijambo ry'Imana ntabwo uzayumva niba iguhamagara. Ikindi ni ukugisha inama, bakagira umuntu ubagira inama. Niba udafite umuntu ukuyobora, umuntu wagisha inama, ntibyagukundira kugira ngo wumve niba Imana iguhamagara. Dufashe nk'urugero nka Samuel, Imana yaramuhamagaye
we yumvira ko ari umusaserodoti umuhamagaye arirukanka ati bo ndi hano. Narambwira ati ntabwo nigeze nguhamagara, subira kuryama. Ati inshuro ya kabiri aragaruka ati ngiye ntabwo naguhamagaye. Ku nshuro ya gatatu nibwo yamubwiye ati bo niyo wongera kumva bakubwiye ngo Samuel Samuel uvuge ati karame guteza amatwi nyagasani. Ugomba kugira niba uri mu rubyiruko ukaba ufite umuntu ukuyobora nk'umupadiri ushobora kuba wagisha inama, niba hari ibitekerezo utangiye kugira ukamusobanuza iby'iyobokamana akabikubwira, wakumva hari ikintu cy'igitekerezo uvuga ati bo ndashaka kuba padiri, ndashaka se kuba umufureri, ndashaka kwiyegurira Imana, ukamugisha inama akagusobanura agafatanya nawe gusobanukirwa icyo Imana igushakaho. Wa mugani buri wese akagira umujyanama ajya kubaza, nk'uko Samuel yagiye akabaza Heli, Heli akamubwira ati niyongera kuguhamagara n'umubwira uti vuga nyagasani umugaragu wawe arumva. Ngira ngo natwe abajene urubyiruko twifuza kwiyegurira Imana ni ugutega amatwi iryo jwi ry'utugira inama, hanyuma tukavuga tuti karame turaje, vuga nyagasani umugaragu wawe arumva. Hanyuma rero nyakubahwa padiri, turi mu gihe cy'iterambere, iterambere rirakataje mu by'ikoranabuhanga, mu bijyanye n'ubukorikori, mu bintu byinshi bitandukanye pe. Urubyiruko rurakataje, isi irakataje, iriruka cyane. Urubyiruko rero rw'iki gihe nubwo bavuga ngo nta ngoma itagira abubu, navuga ko rukunda ubuzima bworoshye, kwihangana no gutegereza icyo Imana ishaka bikabagora mu muhamagaro wabo. Ese ni iki mwababwira? Hari umugani w'ikinyarwanda aba yaca ngo imbwa yarihuse ibyara ibihugu. Niba ushatse gukira vuba na vuba, ntabwo uzi ahantu ubwo bukungu buzakugeza, ubwo bukira. Hari ababigiramo amahirwe bikabahira, hari n'abandi bizanira sinzi uko nabivuga kare muri umuvumo. Kwirukira ubukungu, gushaka ubukungu, n'uwiyeguriye Imana ashaka ubukungu, ariko ubukungu budashira aribwo ubwami bw'Imana. Ubukungu buruta ubundi bukungu bwose, kubera ko ubwo ngubwo bwo buzahoraho, na nyuma y'ubuzima hano ku isi burahoraho, ariko ubundi bukungu bwa hano ku isi bushiriraho. Gushaka gukira vuba, inama nabagira, nta kintu umuntu ashobora kugeraho atabizi icyuya. Paul Mutagatifu niwe ujya atubwira ati n'ukwemera kwacu kumeze nka zahabu bashyira mu itanura, batwika mu itanura, noneho bakayiyungurura bagakuramo inziza, ibishingwe, niba ari ibishingwe sinzi uko babivuga, bakabijugunya. Ni ukuvuga ko niba utanyuze mu ngorane, niba utanyuze mu buzima bugomba kukugeza intambwe ku ntambwe ku cyo ushaka kugeraho, ugashaka gusimbuka icyo twakwita mu gifaransa etape, ushobora kuvunika ijosi, kwikuba ijosi, noneho ntuzabigereho. Murakoze padiri. Twagira ngo tubabaze nanone, ni irihe banga ry'ubuzima ku muntu wese ushaka kumererwa neza mu buzima bwe? Ni ugukunda icyo akora, gukunda ibyo ukora. Niba Imana yaraguhamagariye kwiyegura Imana ukabikunda, ugashaka kubikora uko Imana ibigusaba, tuvuge nk'ubu ngubu nk'umusaleziyani, ukabikora ukurikije uko amategeko agenga abasaleziyani abikora, ukabikora ukurikije uko ugomba kwitangira urubyiruko, ukabikora ukurikije uko ijambo ry'Imana ribigusaba. Niba ubikunda byose bigenda neza. Nyakubahwa padiri, rero tugana ku musozo, twagira ngo tubasabe mugire ubutumwa bwihariye muha urubyiruko. Nimumara kugira ubutumwa bwihariye muha urubyiruko, ariko munagire n'icyo mubwira ababyeyi, dore ko ababyeyi ari abafatanyabikorwa mu butumwa bwacu bwa gisaleziyani, kuko rwa rubyiruko n'ubundi ruvuka umuryango. Urubyiruko inama narugira, ubu turi mu bintu bya Android, bya interineti, byararuye urubyiruko, ugasanga uburezi ariho babushaka, uburere babushaka muri ibyo ngibyo by'iterambere gusa, bakibagirwa ko bafite n'ababyeyi bababoneye izuba bashobora kuba bagira inama.
icyo nabwira urubyiruko ni uko rutakwibagirwa koko rufite abantu barutanze izuba, kubona izuba, bashobora kuba barufasha kumva no gusobanukirwa ubuzima icyo ari cyo. Ababyeyi icyo nababwira ni ne pas laisser les bras, comme babivuga mu Kinyarwanda. Pardon? Ne pas laisser tomber les bras. Kudatera iyo Kudatezuka ku nshingano zabo, bagakomeza niyo abana babo baba batabumva birumvikana. Umwana ashobora kukubwira ati mama papa njyewe ni android, undi ati android ni ibiki, ati ibi nibi, undi ati nibi nibi ni ibiki. Ariko umubyeyi aba ari umubyeyi, uko hari umugani uvuga mu Gifaransa bavuga ngo la bouche du vieux sent mauvais mais donne de bons conseils. Donc bakumva ko ntawe ushobora umutima umunwa w'umusaza uhumura nabi ariko ugatanga kugira inama nziza utanga. Kandi ngira ngo nta muryango utagira mukuru, uyu muryango udafite mukuru urazima. Ababyeyi ntibazigere bavuga ko urubyiruko nk'uko babivuze hari abubu bibaho buri gihe, ariko bakumva ko umurimo wabo ari ukubaherekeza. Baba ari abakirisitu bakabasabira, bagasenga hamwe n'abana babo, byaba ngombwa ndetse ni ngombwa bagasangira ijambo ry'Imana hamwe, nibwo bazumva icyo Imana ibashakaho. Naho niba badasenga hamwe, batumva ijambo ry'Imana, ngo umubyeyi niba agiye mu misa abwira abana ati nimukarabe tujyane, akabasiga mu rugo ngo ngo njyewe ndananiwe, ntagerageze kumwumvisha ko misa mu bukirisitu ari ngombwa kandi umwana yarabatijwe, ntatekereze kuba yamujyana ngo ajye kwiga agatigisi mu iyobokamana kugira ngo ahabwe amasakaramentu. Ibyo ngibyo nidushyira Imana ku ruhande, ndumva ibizatugwirira tutazashobora kubyakira ngo bidushobokere. Padiri rero turabashimiye ku mwanya wanyu mwemeye kuduha, mukatugezaho impanuro nyinshi zitandukanye, mukatubwira ku rugendo rwanyu mu gihe cy'imyaka 28 ishize mubaye umusaseridoti. Rero mu gusoza iki kiganiro ntabwo twabura rwose nk'abagize Mfata Ikiganza TV kongera kubabwira ngo isabukuru nziza y'imyaka 28 mazima y'umusaseridoti. Murakoze, mukomeza namwe kunsabira kubera ko nkeneye amasengesho yanyu. Yego murakoze. Inshuti rero bakunzi ba Mfata Ikiganza TV, ikiganiro cyacu twajyanaga n'umuyobozi mushya wa Scholastica Don Bosco Kabgayi naha gisoreje. Ibiganiro byacu rero akaba ari akagaruka. Tubashimiye ko mwemeye kubana natwe. Bye bye.